Ngira ngo mumeze neza kabisa bari hirya no hino impande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda ba diaspora ndetse n'abari hirya irwota amasimbi. Uyu munsi murabona ko ibintu byahinduye isura, murabona ko mfite umutumirwa. Uyu munsi ikiganiro cyo ni Bakebure, uwo muri kumva ni MC Makenga akasa mutwe wa Rwanda. Watangiye kubwira abakurikiye Makenga TV. Murakoze, nitwa Uwitonze Rosine, ndi umumama ndubatse. Uri umumama urubatse. Uyu munsi ikiganiro Bakebure ni ibiki bishyashya, ibiki bidasanzwe utuzaniye hano. Ikiganiro ni Bakebure, bibanza ushaka gukebura. Okay, murakoze. Ndashaka kugira inama abantu muri rusange, by'umwihariko ku gitsina gabo. Gitsina gabo. Yego. Ha, mwicare abane. Gitsina gabo, mbese wenda natangira mbasangiza ubuhamya bwabaye kuri musaza wanjye, ukuntu yakundanye n'umukobwa. Yakundanye n'umukobwa, barakundana pe, barakundana, ubona ko ari ibintu nyine byiza, ukabona ari ibintu nyine biryoshye, ariko umusore yamukundaga cyane. Umusaza wanjye yakundaga uwo mukobwa cyane, akamukunda, icyo amubwiye cyose akacyumva atabanje no kugisha inama n'umuryango cyangwa se ngo agishe inama na famiye. Ni ukuvuga ngo iyo umukobwa yamubwiraga ngo nkeneye amafaranga 100,000, yayamuhaga ntacyo arebyeho, akayamuha nta n'umuntu agishije inama. Tukamubwira ariko uriya mukobwa ko bamuvugaho ikiganiro kitari cyiza, ese kubera iki utabanza kuduha umwanya ngo banze urebe unakurikirana amakuru umenye nimba koko ibyo bintu ari ibyanyabyo, nimba gukunda. None se uwo mukobwa amazina yabo ntabwo ujya ubavuga amazina yabo ubundi? Ubwo tuba dushaka kubishyira hanze ukarubanda nimba ari bakebure. Nayavuga ariko ku mpamvu z'umutekano wabo mureka amazina yabo. Ntari bikomeza uduhe yo. Nta kibazo. Komeza uduhe sho. Ni ukuvuga ngo barakomeje barakundana. Musaza wanjye yari afite akazi, yakoraga ahantu muri kampani, ariko bitewe n'uko yakundaga uwo mukobwa, akamukunda urukundo rurenze, ariko mu by'ukuri umukobwa we ntabwo yamukundaga. Byaje kurangira dusanze umukobwa we ataramukundaga, kubera yuko yaje kumubwira ngo hari ahantu ngo yabonye ikibanza, ngo namuhereza amafaranga bagiye kugura cya kibanza bazaturamo. Urumva bari abasheri bakundana babwirana buri kimwe. Noneho birangira umukobwa, umusaza wanjye afata amafaranga 1,000,000. Igihe nari nkiri umukobwa kandi hanze hano hari abantu basigaye bavuga, ugasanga umusore aravuga ni mfite amabati, mfite ikibanza, nta mukobwa uzazana amabati niwe nzarongora. Ibyo nge ndumva wagira ngo niko amaherezo bipfina. Komeza ntari nyine Bakebure. Ni ukuvuga ngo umusaza wanjye yafashe amafaranga ahereza umukobwa amubwiye ngo agiye kugura ikibanza bazaturamo bakabanamo, sibyo bazubakamo inzu. Kubera ko umusaza wanjye yari afite amafaranga, ntiyenagira n'amakenga ngavuga ati basi no mu bavandimwe banjye hari umuntu nakabaye ngisha inama, cyangwa se akagenda mu cyimbo cyanjye akajya kureba aho hantu umusheri wanjye agiye kugura cyangwa se ahantu tuzatura, akahashimira kubera ko njye nagira gute ntabona umwanya. Afata 1,000,000 aramuhereza ngo agende ajye kwishyura ikibanza. Umukobwa araza ngo amwereka amasezerano y'ubugure ngo yaguze ikibanza, nuko yewe amwereka n'abagabo ko basinye. Haciyeho igihe aho umusaza wanjye azabonera konji